Imana ntabwo yiringira abagaragu bayo ndetse n'abamarayika bo mu ijuru ibabonamo amafuti. Noneho tekereza niba ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu ibice 4 umurongo w'aho ngaho wa 17 bigaragaza yuko Imana itiringira abagaragu bayo ndetse n'abamarayika bo mu ijuru babonaho amafuti. Tekereza noneho uburyo twebwe itubona, twe tuba mu mazu yubakishijwe urwondo, imfatiro z'ayo mazu zikaba zishinzwe mu mukungugu. Itutekereza uburyo Imana itubona, ni ukuvuga ngo itubona neza neza cyane, itubonaho ibibi byinshi cyane, kuko n'abamarayika bo mu ijuru babana nayo ibabonamo amafuti. Ariko mu by'ukuri abamarayika bo mu ijuru bazi yuko Imana yera. Nawe ukwiriye kuzajya uvuga ati Imana turanduye, ariko wowe Mana urera, uri igitare gikomeye, uri igitare cy'amahanga. Uwiteka we urica ugakiza, turagushimye kuba ukidutije ubuzima. Ayo magambo ukayavuga, uratanga ukaka, tugushimye neza yuko ukiduhaye ubuzima. Ibyo ngibyo byose ukabivuga kuko uzi neza yuko Imana ishoboye byose, kandi Imana n'ibyo itari yaguha izabiguha. Ukavuga ati Imana uduhereza, ntabwo ujya uduhereza ibyo dukeneye, ahubwo uduhereza ibidukwiriye. Mana ibyo uzajya ubona bidukwiriye aba ari byo uzajya uduhereza, ibyo utari waduhereza dutegereje twizeye neza yuko uzabiduha. Ayo magambo ukazajya ugerageza kuyavuga kenshi kugira ngo Imana igire icyo igukorera. Nuramutse uvuze yuko Satani yatumije utabona urubyaro, uba ushatse kuvuga yuko Satani arusha Imana imbaraga. Uramutse uvuze yuko Satani yaguhejeje mu bukene, uba ushatse kuvuga yuko Satani arusha Imana imbaraga. Ko numenya neza yuko Imana ishira ikuzimu ndetse igakurayo kuri abakene ku cyavu, ikabicazanya n'ibikomangoma, ikabaraga intebe z'icyubahiro, wabyaye benshi yuko ashobora kubura ibyo kubagaburira akajya guceba cyangwa se gutara aho bakuye ibirayi babimazemo, akajya kureba mu njumbure ngo arebe ko ari icyo yabona. Ibyo ngibyo byose ukamenya neza yuko Uwiteka yica ndetse agakiza. Uzamenya neza yuko bya bindi bikubangamiye nawe nabyo ashobora kugira ute, ashobora kubirimbura. Bya bindi bishobora kuba byakwica ashobora kubikuraho. Bya bindi noneho bishobora kuba byagutesha umutwe ashobora kugira ute, kubikuraho. Ryabuye wari wikoreye riremereye ashobora kugira ute, kurikuruhura. Ryabuye ry'ubukene, ryabuye ry'inzara, ryabuye ryo kubura urubyaro, ryabuye ry'abakuvuga nabi, ryabuye iryo ngiryo naryo ikaba yagira ute, ikaba yarigukuraho. Ariko biba biturutse kuri wowe. Iyo ubyizeye biraba, iyo utabyizeye irakureka hahandi ugeze aho wumva yuko byose birangiye ikagusubiza. Hari igihe rero kigera ukiheba, ntuzongere kuyiheba. Ufite Imana ikomeye, ufite Imana ishoboye byose, ufite Imana yaremesheje isi umunwa idakozeho, ufite Imana yavuze ibintu byose ngo bibeho, bino bintu byose ubaho ikugezeho irakubumba. Izi neza yuko turi babi, tuzi guhereza abana bacu ibyiza. Izi neza yuko abana bacu batadusaba umugati ngo tubahereze ibuye. Izi neza yuko abana bacu batadusaba amafi ngo tubahereze inzoka. Bityo rero ko turi babi tukaba tuzi guhereza abana bacu ibyiza, Uwiteka nawe ntabwo azabura guhereza ibyiza ababimusabye. Bityo rero aya magambo niba agufashije, nawe icyo nagusaba ni uko wakora subscribe, ukatwandikira n'igitekerezo cyawe muri comment. Murakoze.